Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuriya Mashariki, tubazaniye amakuru kuri aya manywa tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Muri hamwe na Sentama kuri mikoro, ndi hamwe n'Umushakamba nk'umutumirwa muri studio zacu. Umushakamba, uraho neza? Wiriwe neza? Bwana Sentama, wiriwe? Wiriwe neza Umushakamba, muraho? Yego, turaho, turakomeye. Yego. Reka turebe mu makuru ahari y'imirwano muri iminsi ni make. Yego. Hari gutegurwa ibitero byinshi. Birahari rwose. Amafaranga ari gusukwa muri Wazalendo ngo yari yashize, bari gushaka andi. Bavuye kuyacura? Wazalendo ngo ntigigaye igitero itahawe amafaranga yo kugura urumogi. Ari formule bagira hariya muri Congo. Ariko n'abantu bavuga ikinyarwanda, harabona igeze kumva hari umugore wacuruzaga inzoga afite akabari. Bari baramwise Banzu Yazane. Banzu Yazane. Biriho guha umuntu inzoga ngo yaramubwiraga ngo Banzu Yazane. Nibyo, ariko kugira iyo ubona twizeye. Nabo rero uragira formule ni ihame. Ngo mbongo na maboko. Mbongo na maboko ni ukuvuga ngo icyo ushaka cyose uza ufite amafaranga mu ntoki. Yego. Utagaragaza mu ntoki ntacyo muvugana. Nyuma yo kugira u Rwanda iturufu igihe kinini Kinshasa, ubu n'abo yanze kwishyura bari gukora iturufu ry'u Rwanda. Ariko ibi ngibi harimo n'ababigaya bakabyamagana bati byaba ni ubucucu bwa mbere kuba abantu barega u Rwanda kandi abandi barushima. Yego. Oya, ni nacyo bisobanuye niba abantu bavuga ati mutwishyure, nimutatwishyura tujye gukorera mu Rwanda, nuko bazi ko umukozi wo mu Rwanda ahembwa neza kandi agahemberwa ku gihe. Yego. Ngira ngo Kisekedi azajya yiyahura buri gihe. Niba abaganga bahagarara Kinshasa bakamubwira bati nutatwishyura ibirarano turimo turigira mu Rwanda. Ubundi buriya aziyahura ari cangana. Afite umutima ukomeye cyakoze. Aziyahura cangana. Bwana Sentama, reka twinjire kuri yo operasiyo ku makuru akomeye y'ingenzi. Twavuga ko ari nayo ntandaro yateje akababaro abanyamurenge, abakunzi ba FCM 23 twirwaneho barimo ku rupfu rwa guverineri vice guverineri Juvenal. Amakuru rero ahari nuko byose ari operasiyo cyangwa ubugome bwa General Masunzu wifuza by'umwihariko kurimbura abantu bose bazanye twirwaneho, abantu bose bakomeye muri twirwaneho rwose. Nyuma yo kwica General Makanika, none ashaka no kurimbura abandi bose basigaye, ariko agahindura uburyo arwanamo iyo ntambara. Yego. Ntabwo nta cyifuriza abantu bahari iwabo kubona we yabarimbuye, nicyo kimushimisha. Yego. Kimushimisha ni ukubona yabishe. Ibitero byagazwe byose warabonye, waranatangaje. Uretse ko byananiwe. Yego. naho ubundi nabyo nicyo byari bigendereye. Amakuru rero Bwana Sentama niyo makuru turi buze kwibandaho cyane. Yego. Ariko nyuma yayo twongere twibande ku yandi makuru yo mu kibira. Ukuri kw'ibyo mu kibira tuvuga buri gihe, inkuba zakubise. Ejo bundi twabivuzeho, Burundi buhita busobanura butanga nabwo itangazo ngo abasirikare b'u Burundi bishe aba FRN bagera ku 100. Byose uko byagenze namaze kubona operation neza uko yagenze, n'impamvu Burundi bwahisemo ko intervena kuriya, n'impamvu yabyo nyamukuru itandukanye niyo abantu barimo batekereza. Yego. Ibintu rero ngira ngo tuze kubihera muri Kivu y'Amajyepfo, dukomeza kwihanganisha mu muryango
abanyamuryango ba hafi cyane ba buriya musaza guverineri visi guverineri yego uherutse kwitaba Imana. yego buriya rero yitabye Imana hashize iminsi mike, ni amezi atari menshi. Nanone hapfuye umukobwa we wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ku rupfu rutunguranye. yego hari uburozi rero Kinshasa yagiye gushaka uburozi ngo bwice umuntu agapfa nk'urwaye stroke, nk'uwishwe na stroke. yego nibwo buri gukoreshwa, aribwo bwahitanye guverineri nk'uko amakuru abivuga. yego ariko hakaba ni umuburo turi buhe cyane abasirikare bakomeye muri M23, abarwanashyaka batwirwaneho n'abandi. Masunzu yafunguye urugamba rukomeye, yashoye amafaranga menshi Kisekedi yamuhaye kugira ngo ashore mu bakobwa, hakoreshwa abakobwa b'abanyamurenge bahabwe ubwo burozi, baze babuhe abasirikare bakuru, abanyapolitike bakuru muri twirwaneho no muri AFC, cyangwa se bamwe mu bayobozi bari muri Kivu y'Amajyepfo. ariko nanone nubwo turi kubivuga Bukavu na Goma naho birahari, kuko uwafashwe ukekwaho kwica kuroga guverineri yatanze n'andi makuru y'ibindi biri gutegurwa muri Kivu y'Amajyaruguru. ariko Kivu y'Amajyaruguru operasiyo yahawe General Mayanga. rero uko biri, bitondere abagize M23 twirwaneho, bitondere abana b'abakobwa bari kuza ari bashya, baba ari abo mu miryango yabo, yaba atari abo mu miryango yabo, babitondere bari kuza ari bashya, ndetse n'abandi nabo bari kumwe nabo babitondere, kuko umwanzi ntabakure nk'uko umunyarwanda yabivuze, kandi umuntu isaha n'isaha yahinduka, kugira ngo bataza kubakuramo cyangwa kwica abandi. Amakuru ahari nuko hari umukobwa wahawe amafaranga menshi cyane ashoboka, ikora operasiyo yo kwica guverineri Gasinzira, yahawe avance y'ibihumbi 5 by'idolari. urumva ko ayo mafaranga ni menshi. Niba yarahawe avance y'ibihumbi 5 by'idolari ni menshi. ni umwana w'umukobwa, nubwo nabonye hari abavuga ko ari uwo mu muryango wa Masunzu ku ruhande rwo kwase, ariko amakuru nge mfite nuko ayo yose nyizeye, ayo nizeye nuko ise afite ipeti rya colonel muri FARDC abi Kinshasa. Birashoboka, ariko ntabwo nawe wahakana. Birumvikana ubwo biravugwa ko ashobora kuba no ku ruhande rwa Masunzu bafitanye isano, ariko kwase yego, ndetse noneho ku ruhande rwa mama we rwa nyina akaba afitanye isano na nyakwigendera. yego. Iyi rero ni operasiyo yateguwe, yego, ko ngo mama w'uwo mwana w'uwo mukobwa ubusanzwe aba Uvira. yego. Niba warabibonye ubwo iyi nkuru mbi yamenyekanaga, yego, hari abantu babyinye ibyishimo, abo twita utugara. turiya tugara rero twari tuzi iyo operasiyo iri gutegurwa, dutegereje ko igerwaho, ariyo mpamvu babibyinyemo insinzi, kuko operasiyo yabo yagezwe. yego. rero ukuntu byagenze, nk'uko wari uvuze uti afitanye isano, biravugwa ko yari afitanye isano na muzehe guverineri ruhande rwo kwa mama we. Birumvikana ntago bari gutuma umuntu utari umuntu kure wo mu muryango, bagombaga gutuma kugerayo mbese. bagombaga gutuma umuntu wa hafi kugira ngo azerebe nyirarume. yego. kubera ubupfura bwa muzehe ntabwo yari gusubiza inyuma umwana amubwira ko
aje kumureba nka nyirarume mu muryango cyangwa se nyirarume wa hafi, umwana amubwira ko we ayitandukanije na se ahubwo aje kwihuza na Twirwaneho. yego Nuko rero byaje kugenda, uburyo bwakoreshejwe kugira ngo umusaza ahabwe ubwo burozi bwo simbuzi, ariko hari muri gahunda yo kugenda bakinjirira abashinzwe gutegura amafunguro mu mahoteli n'ahandi bajya biyakirira ba hafi, bagahabwa amafaranga kugira ngo uwo bakeneye bajye bamuvangira mu buryo bwiza, bashyira mu binyobwa cyangwa se mu mafunguro, ubundi hakajya haboneka impfu zitunguranye. Amakuru rero, uyu mwana w'umukobwa bikimara kuba, kuko yari azi ibyo yamaze gukora, yarahunze. Ahunze arafatwa. Afashwe niwe watanze amakuru neza y'ibyo yakoze, ndetse anatanga andi makuru y'ibindi biri gutegurirwa muri Kivu y'Amajyaruguru. yagaragaje amabanga, Yahise amena amabanga, ariko nabwo ntabwo yapfuye gutanga amabanga. Ndetse kano kanya uwo mukobwa, kuko yahunze asize n'amatelefone n'ibiki, hahise habaho kutabaza. Ise yaramutabarije avuga ko ngo umukobwa we firiye Bukavu n'iki. Amakuru mfite nuko uwo mukobwa atishwa, ahubwo ariko ari mu nzego z'iperereza z'ama23 zimukuraho amakuru. yego Gusa hari abari kuvuga ko yapfuye, ariko nta gihamya gihari cy'uko yapfuye. yego Ubwo burozi rero nk'uko nabivuze, umuntu wabufashe iyo bumwishe, test ikozwe basanga ari nka stroke, kuko buvangira ubwonko. Test ikozwe abantu basanga ari stroke, ariko ni uburozi. Nyuma y'uko intambara yo hasi bayitsinzwe, y'amasasu bayitsinzwe, ubu intambara ihari ni iy'uburozi kugira ngo bice abakomeye muri Twirwaneho cyane, kuko Twirwaneho niyo ibabaje Masunzu. hano hari ubutumwa mfite. Yego. uvuga ngo umukobwa w'umunyamurengekazi wishe aroze guverineri wasuye amajyepfo yafashwe, kubyemera byose. Yafashwe ari kubyemera. Ikipe yo kwica ni ngari. Urutonde rw'abagomba kwicwa ni rurerure. Yego. AFC M23 mwabana mwe amenye mwitonde. Segeti yamaze gupanga imigambi mishya. Yego. Uko bita bihura n'ibyo twavugaga. Birahura cyane. Bari guhabwa, kuko niba umuntu ashobora guhabwa avance y'ibihumbi 5 by'idolari, ayo ni amafaranga nujya kuyashyira mu manyarwanda azangana na miliyoni 7, hagati ya miliyoni 7 n'8. menshi cyane. Intekerezo ayo mafaranga rero duri intekerezo ni bake cyane. Ubu buryo rero bwakoreshejwe, bwageragejwe kenshi kuri M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, bufata ubusa. Ubu rero Masunzu ari kubukoresha muri Kivu y'Amajyepfo, cyane ko akubitana yitwaza icyuho cy'uko benshi mu banyamurenge barimo ibice bitandukanye, harimo utwo tugarana kubwitwa hoze tuvuga turwanya Twirwaneho. Ubundi hari abarwanyaga Twirwaneho basanzwe, barimo bo ba Masunzu n'abandi ba muri leta ya Kinshasa. Hakaba noneho ho Twirwaneho yihurije na AFC, yemeye kujya muri AFC M23. Noneho biba karusho, haboneka utundi tugara tutifuza, kuko hariho abanyamurenge bamwe na bamwe badakunda batumva M23,
ariko bakumva twirwaneho. Abo ngabo rero batumvaga M23 bakumva twirwaneho, aho twirwaneho yafatanyije na M23 nabo bahise bigaragaza biyongera mu tugara twavutse. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Yego, nyuma yabo rero aho abo ngabo batakundaga M23 bumvaga twirwaneho yabaho gutyo, ariko itagaba ibitero, baza kuyitera bakayicamo abantu igakomeza ikabaho nka twirwaneho, ariko yicwa gusa yitagaba ibitero. Aho rero bagabiye ibitero bifatanije na M23 nibwo abo bose bahise bahaguruka. Abo bose rero nibo bari gukoreshwa bagahabwa amafaranga, bamara guhabwa amafaranga bakaza bagatuma bamwe bashyize imbere inda kurusha agaciro kabo, bakemera kuza kwica ababyeyi babo n'abavandimwe babo bari guharanira inyungu zabo. Yego. Kuko icyo twirwanira irwanira, buri munyamurenge wese azasoroma ku mbuto z'ibyo twirwanira irwanira, yaba yarabashyigikiye cyangwa atarabashyigikiye. Yego. Umunsi kizaba cyagezweho. Muri Kivu y'Amajyaruguru rero Mayanga we afite iyihe operasiyo? Uwo mukobwa kubera ko yarabemereye gukora iyo operasiyo, ari umwana wa Afande. Yego. Kandi akemera no gukora iyo operasiyo, birumvikana, akaba yaranayikoze ikanagerwaho, birumvikana. Ariko uwo mwana w'umukobwa amabanga yose yari ameze nk'aho ari coordinatrice wabyo. Yego. Amabanga yose yari ayafite. Arangije arabwira ati muri Kivu y'Amajyaruguru hari gutegurwa Mayanga, akoreshe abawazarendo biripotinze muri M23. Yego. Abaha amafaranga, aboherereze uburozi. Yego. Namara kubaha amafaranga n'uburozi, bashaka uko bazajya babiha abayobozi bakomeye muri M23. Yego. Operasiyo nuko nguko imeze, nuko nibyo bitero bishya tugiye guhura nabyo muri iyi minsi. Yego. Nibyo bitero bishya bya Kisekedi, kuko we yifuza kurimbura ubwoko. Bino ajya mu by'ibiganiro nuko bijyamo byambuza uko ngira, ariko yifuza kubanza kurimbura nibura abitwa ko ari abatutsi bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi akoresheje abo batutsi nanone. Akarimbura abarwandofone akoresheje abarwandofone bandi, ariko gukoresha ba Masunzu ndetse n'abandi. Ndagira ngo iki kintu tukivugeho neza. Urugamba ruhindura isura. Yego. Kandi isura rufashe ntabwo ari isura akundi uvuga ngo umusirikare bamujyanye ku ikosi. Amasasu ni amasasu ameze ukundi. Yego, si urugamba rw'andi masasu. Gushakamba ahangaha AFC muri rusange, AFC 23 twirwaneho, wababwira iki? Icyo cya mbere navuga, nta muntu uba hatarya cyangwa ngo anywe. Ibishoboka. Ariko yego, ni ukurya ukanywa ibyo wizeye wowe ubwawe, nta kuvuga ngo kanaka arabyizeye. Yego. Ngo kanaka yabiteguye ahagurya, oya, ntibishoboka. Hari uburyo bukunda gukoreshwa. Yego. Ibintu byo kunywera nko mu birahuri. Yego. Nta kunywera mu kirahuri kitogejwe ureba. Yego. Cyangwa se ikirahuri wowe utitegura, kitateguwe ureba. Ese mushakamba umuntu azajya yijyanira ikirahure? Abayobozi bafite protokole. Umuntu yijyanira ikirahure azijyanira n'icyo kunywa. Ubwo azanywera mu icupa rye. kunywa kipfundikiye. Mushakamba umwanzi ntagira isura. Yego. Ushobora kubona umuntu urumva ko n'uyu nguyu bari bafitanye isano. Yego. Barimo isano. Ashobora no kubiwe nk'umwana we. Yego.
kandi akajya gutya akarenga akamuhitana. nabonye hari n'ifoto iri kugaragazwa ko yaba ari uwo mukobwa. Yego. Gusa natwe nta gihamya turaha iyo foto ko ari we. Yego. Byanze bikunze kiriya kintu cyabaye gifite aho gihurira nawe. Birumvikana byo ntabwo bari gukoresha umuntu wakure. Yapfa kujyaho icyo gusa. Byanze bikunze afite aho ahurira nabyo. Kandi urumva niba amakuru atangiye guhamya ko abyemera. Byanze bikunze n'ibyo. Yego. Ubu rero hakorwa iki ruriya rugamba rurwanwe rute? Hongerwa amakenga kuri buri kimwe cyose. Yego. Ubundi inzego z'umutekano, inzego z'ubutasi zifite uburyo zirinda ibikorwa nka biriya. Yego. Zifite uburyo zibikora, zifite uburyo zibyirinda. Yego. Bashake n'uburyo bakontorora connection cyangwa se communication z'abakozi babo. Yego. Z'aba hafi babo. N'abafite abakozi b'urugo bakorera mu rugo nabo bakwiye kumenya ngo barabitwaraho bate kuko nabo bakoreshwa cyane. Umukozi ukorera ibihumbi 25 umuhaye miliyoni zingana zityo we yumva ko akize, ntabwo areba ubuzima bw'umuntu agiye guhitana. Ahita yumva ari ibintu agomba gukora akibonera amafaranga. Kuri we ni menshi cyane rwose. Ngira ngo niba amakuru natanze ntacyo wayongeraho, turi buze kujya mu kibira. Nta kirenze, twanyarukira mu kibira. Yego. Mu kibira rero nyuma y'uko mu mwaka washize 2024 hagiye hakubita inkuba. Yego. Ikibira gisa nkaho cyo cyakuwemo abasirikare. Kibira cyari cyabaye ishyamba riraho gusa. Yego. Ariko nk'ibisanzwe barabizi ko inkuba zibasira abari mu kibira bashaka, bari mu myitozo kandi bafite umugambi wo kugira nabi u Rwanda. Yego. Bafashe position, habayeho recruitment, za recruitment tujya tuvuga zo kujya gushaka abana b'abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye mu nkambi za Malawi, Zambia, ndetse na za Kenya n'ahandi ahantu hose hari impunzi. Yego. Barabazana kugira babashyire muri FRN. Ubundi FRN amakuru avuga ko inkuba zari zayisenye hafi ya yose. Yego. Noneho habaho recruitment, babona abandi banyamuryango ba FRN bagera mu 100. Yego. Bashyashya bari baje bari gutozwa, ariko byose ku mafaranga ya Neva. Ya Neva n'ababirigi. Neva, ababirigi na Gisekedi. Yego. Ibyo ngibyo bimaze gutegurwa. Yego. Barabazana babashyira mu kibira. Yego. Nkambi mu kibira aho babitoreza. Yego. Bari muri icyo kibira nanone bafata abandi, iyo barangije imyitozo ngo hari abajya muri nuza muri mu mbonerakure, hakaba n'abajya ahandi. Yego. Noneho icyakuri ahandi ni he mushakamba? Mu mbonerakure, muri FRN. Ahandi mbone FRN ni iki kindi? FRN, imbonerakure za n'indi mitwe itandukanye irwanya u Rwanda, muri FDLR. Yego. Ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Yego. Noneho yego, igisirikare cy'u Burundi cyatojwe neza, bizeye baragifata bagishyira ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi hariya mu kibira. Yego. Urabizi ko ubwo ni ishyamba rya Nyungwe n'irya Kibira bihana imbibi. Birafatanye rega bundi ishyamba rimwe nuko aba harimo umupaka hagati mu ishyamba. Izo ngizo zari zishinzwe kurindira umutekano. Yego. Abari mu kibira bari mu myitozo, baba FRN, baba FRN. Yego. Izo zirangiye, aba FRN bari mu myitozo, inkuba imenya amakuru. Yego.
ariko nk'uko nabivuze hari abari bashinzwe gukingira efereni bari hafi bashinzwe kubuza inkuba gutambuka. yego noneho ntawabuza inkuba gutambuka. yego yabaciye muri humye bumvaga nabari inkuba, yego maze inkuba zibaca muri humye, yego ziragenda muri ba efereni 100 zirabica bose zirabamara. yego zimaze kubamara babandi bashinzwe kubuza inkuba gutambuka, yego bumva muri efereni byakomeye. yego bumvishe byakomeye, yego abari muri efereni abo ngabo bashaka kuza, abo ni ba myugariro. ba myugariro baza kureba byifashe bite, yego ko nta nkuba twigeze tubona iducaho. bageze imbere ba myugariro batabambitse indorerwamo zireba zibona. ba myugariro barasinziriye kuko bumvaga ko inkuba ziva muri Nyungwe. yego bumvaga ko inkuba ziva muri Nyungwe, yego ariko ushobora no gusanga inkuba zindi zari zinasanzwe mu kibira. yego bo bakajya gufatira muri Nyungwe bumva ko inkuba ziva muri Nyungwe. yego izo nkuba rero zari muri Nyungwe cyangwa se zo mu kibira ntazi aho zaturutse. yego ba myugariro baraje baza gutabara yego efereni. yego bahageze basanga inkuba zirahari, ziracyafite akabaraga rwose, zirangije zikora mu basirikare ba neva zirimo kwihungura ibyuya. abasirikare ba neva no kwikura akavumbi kabaguyeho kuzihanagura, zihanaguza abasirikare ba neva. zihanaguje abasirikare ba neva zicamo 19. ushakamba ibintu tubihuza n'inkuru twatangaje aho Burundi bwabeshye. yego uraza gusanga bari abantu bapfuye ari ababo. hari 19 bapfuye uko bavugaga ngo abasirikare ngo bishe ngo abarenga 100. urumva ko bashyizemo n'ababo. ngo hari babandi barokiriswe hirya no hino 100 bari muri referendum. yego hakaba abandi 12 bari mu badereka mvuga abadede kugira byumvikane, cyangwa FDNB bari ku mupaka. abo ngabo barakubitwa. noneho Burundi bubonye butarasobanura ko ntibwigeze burwana n'inkuba cyangwa se imbaraga ziturutse hakurya y'umupaka, kandi ntibasobanura ko ingabo z'u Burundi zasubiranyemo. babonye nta kuntu bari busobanure ko hari abasirikare babo bapfuye. bati twishe FRN, barangije bati twarwanye na FRN tuyicamo abasirikare 100. barenga 100. mu by'ukuri ntabwo ari FRN, ntabwo barwanye na FRN, ahubwo bagiye gutabara FRN babicana na FRN. yego uko niko byari byifashe rero. nizo operasiyo zabaye hariya. abandi bati ni twebwe. Burundi rero baravuga ko nta kamaramaza kuva byanaba neva yaracecetse cyangwa nagahomera munwa. ubu kano kanyubajije neva utese ubu noneho waca mu Kirundo ukagera i Kigali, yakubwira ko umuhanda waridutse imvura yo mu kwa kane yawutwaye. je nakubwiye ko kereka hunze kuko nibwo yahaca. abo yavugaga bazaca mu Kirundo bakagera i Kigali yari yizeye nabo ba FRN, abo ba FRN 100. yego niwe yari yizeye ko bazaca mu Kirundo bakagera i Kigali. ubu yakuyamerwe mu isaba. yego aho ngaho rero niho ruzingiye. buriya ntabwo kwiyemeza rero ni babyita ngo kwiyemeza inzuki nta buki nta mizinga. uko niko byaje kugenda, niko abahungu bane bahakubitikiye.
ngira ngo nawe azakoresha yandi yanzira ya Masunzu na Gisekedi. Yego. Wenda kumva ijwi rya gusa. Bwana Sentama rero nuko byifashe, nuko muzehe yatabarutse. Yego. Abandi wenda bari bugende babivuga uko bashaka bitewe n'uburyo bashaka kugoreka inkuru. Yego. Ariko bamenye ko uburozi bwa General Masunzu na General Mayanga na Mayanga bakoresheje abana b'abakobwa b'abanyamurenge bataye indangagaciro za kinyamurenge n'umuco wa kinyamurenge na Kagara. Urumva utwo tugara tw'udukobwa bari kuzana mu bice bigenzurwa rwaneho. Yego. Ntabwo ni byiza. Yego. Kandi ntibari kureba n'abakure, bari kureba ba hafi mu miryango bakabaha amafaranga ndengakamere. Yego. Amafaranga batatekerezaga kuzakoraho mu buzima bwabo. Yego. Bikarangira babaye nka Yuda, dore na Yuda nawe yahawe amafaranga yemera gutamba sebuja umwami Yesu. Eko burya mu mpamvu yabikoze ngo yarazi ko Yesu ari igihangange ntawe uri bumushobore. Yumvaga ngo atapfa. Iri utuduceri. Ntabwo ndamuzi n'igihangange ntawe uri bumushobore. Karakana k'agakobwa rero bashobora kuba bari baranateze se. Yego. Bakabwira ko nikatabikora se bamwica. Yego. Kuko rwose hari igihe kari kugera bukavu kakirira amafaranga ubundi kakatanga amakuru. Yego. Ariko nyine birashoboka ko yaba ari wa mutima wako utugara. Yego. Kakemera gukora ayo mabi. Yego. Nubwo kumva ko kababaje umuryango mugari w'abanyamurenge birwanaho. Yego. Ariko niko kihemukiye. Ni inshuro ya kabiri Mushakamba kubura makanika umuntu akongera akabura gasinzira ni igihombo gikomeye. Ni ukubura umuyobozi wa politiki n'uwa gisirikare. Ngira ngo makanika nako umugome Masunzu. Yego. Dushobora kuzabona vuba banamupromotinze. Umugome ntagira konje. Nta nasinzira kuko yasinziriye ntabwo ngo abarota n'ibyo ari bukore. Dushobora kubona Kisekedi amupromotinze. Birashoboka. Kubera ariko Mushakamba bamupromotinge bagire bate. Nta na rimwe azaba umugabo. Ikindi ntabwo intego izagerwaho. Bishoboka. Yakoresheje suko yarasa yica Generali Makanika. Akoresheje uburozi yishe guverineri. Yego. Ariko aribeshya ntabwo twirwane isenyutse. Nta nubwo izasenyuka. Mushakamba kiriya gitekerezo cya AFCM 23 ni igitekerezo iyo kimaze kugera mu bantu cyatwirwaneho iyo kimaze kugera mu bantu buriya biba byarangiye kuvuga ngo urica umuntu ntabwo wohishe cya gitekerezo. Yego. Ibi ngibi nyiraho nigeze kubiguhaho urugero. Museveni akimara gufata ubutegetsi nigeze kumubona yaje i Goma. Nigaga muri segondere. Yego. Noneho baramubaza abanyamakuru batese ariko nibwo yaragifata ubutegetsi nta minsi yari amaze. Ko waje ubu ngubu Uganda iramirite buri usanzwe baguhiritse wizeye umutekano. Rero basubije mu Cyongereza ngo in Uganda there are 7 Museveni. You kill 1, 6 remain. You kill or take the government.
ngo muri Uganda ngo hari ba Museveni barindwi. Yego. Niwica umwe batandatu bazasigara. Bivuze ngo kumuhirika, kumurasa, kumugira gute ntacyo waba ukoze, hari abandi ba Museveni basigaye inyuma. Yego, gufata ubutegetsi ni ukubanza ukica aba Museveni bose. Yego, kandi biragoranye. Biragoranye kuko ntabwo abashobora bose, hari abaguhagana. Birumvikana. Ndi nawe rero kwica amakanika, hari ba makanika benshi. Yego. Kwica agasinzira, hari bagasinzira benshi. Kubica rero uzi ngo urangije urubanza, ahubwo uba urukomeje. Urukomeje ni ugukora ubusa. Birumvikana. Bwana Sentama, ngira ngo twayara amakuru yacu yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2025. 14. Ni 14, yego 13 zarejo hashize. Twasoza amakuru yacu tugakomeza tugategurira abakunzi bacu andi makuru. Reka tubabwire ko amakuru aracyaza, turayafite inyuma menshi, turabazanira andi menshi. Turabashimiye rero bakunzi bacu mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro, bitugaragariza urukundo mudukunda. Mwakoze cyane, tugeze ku musozo w'amakuru, turagira ngo tubashimire kandi tubabwire uti mwirirwe igicamunsi cyiza. Ariko kandi tunabibutse abatarakanda subscribe, mukande subscribe kugira ngo amakuru ajya bizanira mwo kuvunika muyashakisha. Ikindi mukande like kugira ngo bigaragare ko amakuru yacu mwayakunze. Abakanda subscribe rero ni abashya, abasanzwe barayikanze ikandwa inshuro imwe ntawongera gusubiramo. Mukande kuri share kugira ngo amakuru yacu mu gihe muramutse mukeneye kuyasangiza inshuti zanyu n'abavandimwe banyu bibakundire, ukanda kuri share ukayamwoherereza. Mushobora no kutwandikira, ariko mutwandikire turabibasabye mwokabyaramwe, mutwandikire mubinyujije ahanditse comments, mudushikirize ibitekerezo, inyunganizi zanyu n'ibyifuzo byanyu, kuko birushaho kudufasha kunoza ibyo dukora. Murakoze cyane, igicamunsi cyiza, mwari kumwe na Sentama muri studio.